ya abantu benshi bakunda kuvuga no magambo ugasanga baririmbuye cyangwa rimwe na rimwe bakomerekeje abantu cyangwa binangije intumbero zabo bari bafite imbere. Ngiye kubikubwira no magambo kugira ngo yirinde utazisanga ubuzima bwawe wabushyize mu kaga bitewe n'ibintu wasohoye mu kanwa amasegonda atarenza 3 cyangwa 2. Ya wowe usabwa gusa ni ukureba niba kandi subscribe ku ishene ikugezaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kugira ngo tujya uploadinga video yose igiti kugira ngo gatanu ku kandi. Dore ijambo rya mbere ugomba kwirinda. Buriya ugomba kwirinda kujya usohora ijambo ubwira abantu ati ndakwanga. Buriya ijambo ndakwanga uribwira umuntu ugakeka yuko ahise abyibagirwa, ariko buriya rimusigara mu gutwi, ndetse iyo agize amahirwe akabona uburyo yakwihimuraho nawe ahita kwereka yuko kuba waramwanze nawe afite uburyo ashobora we noneho ubwo adashobora abikoresha amagambo ubwo abishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu ugomba kwitondera rino jambo, kuko ushobora kuribwira umuntu nejo ugasanga uramukeneye cyangwa ugasanga ugiye kumusaba ubufasha. Yego uyu munsi ushobora kubona umurusha amafaranga ukamubwira ati ndakwanga, cyangwa ukamubwira ati uri useless, imbere yanjye nta kintu uvuze, bundi ariko ejo kubera ubukene, ejo kubera iminsi ihinduka yahinduka ugasanga ukeneye wa muntu wabwiye ngo ndakwanga. Niyo mpamvu ugomba kwirinda ntugasohore gusohora amagambo yose ubonye, uko amagambo usohora yose ugomba kwitondera, niyo ashobora kugushyira mu kaga. Dore indi jambo ugomba kwitondera, ujye witondera gusohora ijambo ati njyewe nta kintu cyananira, kuko buriya abantu bose ubwira ati nta kintu cyakunanira nta bufasha na bumwe baguha. Buriya umubwiye ati nta kintu cyakunanira urashoboye, urishoboye ubwawe. Dore yuko ibi bintu ntabwo ari byiza ku bantu bemera Imana. Buriya nta muntu ushobora byose, ushobora byose ni Imana. Bivuze ngo wowe wise umuntu ushoboye byose, mbega ubututsi Imana ubuvuze ati ushatse kwijyanya n'Imana, kuko Imana niyo ishoboye byose. Niyo mpamvu ugomba kwitondera n'ibi ngibi. Yego ushobora kuba uri umuntu ufite ubumenyi runaka uzi gukora ikintu, ariko ujye wibuka yuko hari ibindi bintu utazi, hari ibindi bintu udafitemo ubumenyi kandi hari abandi babizi. Niyo mpamvu ugomba kwitonda, ntiwigire umuntu ushoboye byose, ahubwo ukajya unagerageza kwiga. Dore yuko abantu akenshi bakunda kwigaragaza nk'abantu bashoboye byose, ni wa wundi utajya wiga, ahubwo ugasanga we bahora bamurahura biga ibyo bafite, kuko abashaka kugaragaza ibyo afite we ahubwo ntiyiga ibyo abandi bafite. Icyo gihe rero nta kabuza ni wa muntu usanga ari kuri range imwe adatera imbere mu buzima busanzwe, kuko aba yumva yuko ibyo yagezeho, ibyo afite bimuhagije, nta bindi ashaka kongeraho. Wowe ikintu ubusabwa rwose ni uguhora wumva yuko nta kintu, niyo waba uribona uri ugasongera ufite ibintu byinshi cyane, ukumva yuko nta kintu ari wageraho, usabwa gukora cyane kugira ngo ugire iyo ugera. Dore ikindi kintu rero ijambo ugomba kwirinda nimba ushaka kugira iyo ugera, kugira ngo aya magambo atazakugwisha. Ugomba kuba uri wa muntu utajya upfa kuvuga ibanga iryo ari ryo ryose abonye abibwira abantu. Buriya nubwo abantu bavuga ati kugira inshuti ubwira amabanga yawe ni byiza, ariko buriya inshuti yawe ushobora kumva ngo buriya impamvu, yego kugira inshuti nziza ukayibwira amabanga ni byiza, bigutuma ruha, ariko se uzabwirwa n'iki inshuti ya nyayo? Dore yuko abantu benshi bakunda gufata ati inshuti ya nyayo imbere yabo ni ya nshuti za kubabwira ibyo babavuze ahandi, ariko se ashobora kuba kubwira ibyo bakuvuzeho ahandi, ariko se ibyo avuga we, ibyo yavuze we ajya kubikubwira. Ushobora gusanga aza akakubwira ati runaka yakuvuzeho ibi ngibi, bari kumwe, ariko se uzi kugira ngo bamugirire icyizere bamubwire bya bindi yaje kukubwira ntago bamwishishaga, bivuze ngo nawe ahubwo ari mu bakuvuze. Yaje kukuvuga kugira ngo yumva akakuvamo, ariko umenye yuko wimufata nk'inshuti kuko ari mu bakuvuze. Niyo mpamvu yego kugira inshuti ubwira ibintu byose ni byiza, ariko kugira ngo uzamenye inshuti ya nyayo kuri ino si, kugira ngo uzamenye umuntu ukwiye kwizerwa, umuntu ukwiye kubwira ibyawe, ni ibintu bitoroshye cyane. Niyo mpamvu ugomba kwitonda. Buriya Imana yarabivuze muri Bibiliya, ndumva handitse ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe, kuko umuntu ashobora guhinduka. Uyu munsi mushobora kuba muri inshuti, ejo ariko ejo ugasanga mubaye abanzi, murimo ahubwo ahanyura nawe hanyuza umuriro, nawe ahunyura akahanyuza umuriro. Niyo mpamvu ugomba kwitonda. Ntago uzi inshuti yawe uyu munsi, ntago uzi umwanzi wawe ejo. Rero
full stop, irinde gusohora amabanga yose ugasohora n'amabanga yakwicisha. Murabizi nko mu gihugu cya Amerika ba Donald Trump hari amabanga yasohotse hanze nubwo bagerageje kubirinda kugira ngo bitagera hanze, by'abantu bafataga abana ku ngufu, byarasohotse ariko bagerageje kubirinda ntibyagira hanze. Niyo mpamvu rero impamvu nuko bari bizeranye, bafitanye amabanga menshi cyane akomeye. Buriya kugirana umuntu n'amabanga, buriya ibanga nibwo bavuga ngo ibanga ngo ni irya babiri, buriya ahubwo ibanga ni iry'umuntu umwe. Iyo bimaze kuba babiri ntago riba rikiri ibanga. Impamvu rero nuko nahoze mbikubwira, ntago uzi umwanzi wawe uyu munsi, nta nubwo uzi inshuti yawe ejo, nta nubwo uzi umwanzi wawe ejo, nta nubwo uzi inshuti yawe uyu munsi. Niyo mpamvu rero by the way mba mbibwiye abakunzi ba Emeteo, abakunzi bakunda ibyo mbagezaho, kugira ngo ujye ugerageza witwararike, kugira ngo ujye ugerageza ukontorora amagambo uvuga, dore yuko rimwe na rimwe akenshi na kenshi abantu nimba ari ikintu gisohoramukamo ikintu gityaye kurusha imbugita, kuko imbugita ishobora kugutera ariko ikakwica ukavaho, ariko amagambo yakwica buhoro buhoro. Ushobora gusohora ijambo rikagera ku muntu rikakwica buhoro buhoro. Ijambo ikibi cyaryo, nimba uribwiye umuntu akaribwira undi akaribwira undi akaribwira undi, rigenda rikumungira abantu bakwegereye gake gake, ukisanga noneho uri wenyine. Niyo mpamvu bavuga ati ijambo, buriya ijambo rirakomeye. Ijambo rishobora gusohoka rikagufungisha, rishobora gusohoka rikakwicisha bitewe n'ikintu wavuze. Rishoboye hari igihe ushobora kubwira umuntu ati nk'akantu koroheje ati iki ni iki, rimwe na rimwe ugasanga rero uwo muntu agiye kubibwira abantu. Niyo mpamvu ugomba kwitonda ibintu usohora mu kanwa kawe ukagerageza kubikontorora, dore yuko nusohora ibintu bibi bizakugeza ahantu habi nawe ubwawe utatekereza. Muntu rero ukunda Emeteo, gerageza witwararike, gerageza ukontorora amagambo uvuga, gerageza byibura umunwa wawe ushyireho akagufuri ufitiye urufunguzo rudafitwe n'undi muntu. Impamvu mbivuze ngo uba ufite urufunguzo ushyira ku munwa ingufuri ari wowe ufite urufunguzo wenyine, nta wundi muntu urufite, nuko hari abantu baza bagakora nk'urugero. Urabizi ugiye kuririmba bagerageza bakubwira amagambo kugira ngo n'akakurimo gasohoke, kugira ngo wivemo. Niyo mpamvu rero buriya icyo muri kukubwira, gira ingufuri ufite urufunguzo rwawe wenyine, nta wundi muntu urufite, kuko umuntu ashobora kuza akagutonda amagambo akakubwira ibintu byinshi kugira ngo yumve akakuvamo, kugira ngo wivemo uvuge ibintu cyangwa uvuge n'ibindi bintu byakwicisha, cyangwa ugasanga aje nko kukubwira ati runaka uramuzi bebe kugira ngo yumve ikikuvamo. Bayira ushobora kumva ndi kuza kugutera story ngutera, buriya ututinya umuntu uvuga mugenzi wawe, uko ashobora kuza akavuga ati runaka uramubona, ariko none se wowe uzi ibyo akuvugaho iyo ugiye. Ushobora kuba uzi neza ngo araza ngakambwira ngo iby'abandi bamvuzeho, ngaraza akambwira ngo ibya runaka, ariko buriya nawe iyo ugiye hari ibindi akuvugaho. Nahoze mbikubwira, buriya umuntu uzaza akakubwira amagambo bakuvuzeho, ujye umenya neza yuko hari ibintu yavuze kugira ngo bamugirire icyizere, bakuvugeho ahari, batamwishisha, batumva neza, bavuga ati uyu nguyu rwose ntari butuvemo. Ujye umenya yuko bamufitiye icyizere, kandi ugiye ngo icyo cyizere yaragiharaniye. Hari byinshi yakuvuzeho, hari byinshi yego ashobora kuba atari nawe yavuze, ariko mu bantu basanzwe bavuga nawe asanzwe azana topiki. Niyo mpamvu bavuga ati umuntu ni mugenzi wacu, dore yuko buriya ngiye kansoze nkubwira ati ujye witonda, ujye witondera amagambo usora, kuko ijambo rimwe gusa ushobora kwisanga rikugejeje muri gereza, ushobora gusanga rikwicishije, ushobora gusanga ritumye ibyawe byose bikendera. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwitonda. Akarimi buriya, ururimi ni inyama yigenga, ariko buriya nawe ujye wibuka yuko buriya gerageza, kuko ari inyama yigenga, gerageza urutangirisha amenyo kugira ngo rutagira ibyo rusohora biri buguhitane. Wakoze cyane rero wafashe umwanya ukumva Emeteo. Iyi ni chaîne y'abasirimu kandi ishyirwaho utuntu dusirimutse, kwibutsa gukanda subscribe ku chaîne ufite tucyapudinga video yose igiti kugeraho 5 ku kane, dore yuko yari chaîne y'abasirimu kandi ishyirwaho utuntu dusirimutse. Nge wumvaga the masterminds of the NC Emeteo. By the way, kuri TikTok ni Emeteo, ndetse n'izindi mbuga na Instagram ni Emeteo, hose ni Emeteo.
Ndagushimiye rero, Imana iguha umugisha, imirimo ukora yose Imana ihezagire, abarundi batwumva imirimo, Mungu akubariki, abaswahili, abakongomani batwumva, abatanzania ndetse n'abongereza batwumva, abantu bumva ururimi rw'icyongereza. God blessing you. Thanks everyone. Asante sana, tuonane mu yindi video.